ibiganza ibiganza byera cy'umugongo impitagihe yawe irebe mu ndorerwamo umbwire icyo uhabonye haranzwe n'ubupfapfa kandi bakubwicisha y'umweyo uhanagura umwanda ibiganza 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 byera amahane wateye n'abaturanyi bawe amagambo mabi dore byose biraje ubugambanyi ubushinyaguzi agasuzuguro dore byose biraje ibiganza 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 byera harabahora n'umunabi batiteye kuko bo niko babizi kubera ibiganza umunabo baranga mu ndoro yabo no mu mvugo yabo kubera ibiganza niba ufite ibiganza byererana gahoreho gahoreho tanga agatego sedisi uranezerewe uri manzi gahoreho uramahoro masa urangwa n'ituze uri ingenzi gahoreho wihoranira umuneza byombi n'urugwiro urererana gahoreho wigirira ingeso nziza n'imico myiza kandi ukaba imfura gahoreho barakoze cyane Jean Baptiste Byumvuhore arakoze cyane kuri iyi ndirimbo reka rero dukomeze gahunda zacu ndatekereza ko turi kumwe inshuti bakunzi ba Bwakeye TV bakunzi ba radiyo urumuri ntabwo nabonye igihe cyo gushyiraho ibyangombwa byose bya radiyo urumuri kubera akazi ko guhuza izi shene biracyagorana ku rwego rwa Google biracyagorana ariko ndizera ko tuzabitunganya gahoro gahoro nk'ubu ngubu turi mu kiganiro hari ibintu ngiza kugenda ngaruramo birumvikana ariko ntabwo byatubuza gukomeza ikiganiro kuko ibyo ni utuntu tekinike duto cyane tutabuza wa mugani imara gucuranga ndagira ngo rero mbashimire inshuti bakunzi ba radiyo urumuri bakunzi ba Bwakeye TV mbwira abadukurikiye yenda kuri Bwakeye TV ko justement kubera izo problème technique ntabashije kuba live kuri Bwakeye TV byadusabye kunyura ku bintu byinshi kugira ngo duhuze Google na radiyo urumuri birumvikana yenda batamenyereye nuko iyo uzanye ikindi gitangazamakuru kuri Google ibanza kubaza aho cyakoreraga niba bemera ko kinyura kuri iyo computer abonye nshyashya ni ibintu byumvikana ntabwo yenda abantu ntabwo babyumva ariko bisaba uba biteguye kuva kare ni gymnastique ikomeye cyane ariko ibyo tubyihorere kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu nagira ngo mbashimire abakunzi ba radiyo urumuri aba Bwakeye bazaza kudukurikira ndagishyiraho nyuma
mwihangane rwose birambabaje kubera iyo ushaka gukombina ibintu uko ari bibiri ntabwo byoroha ariko ntacyo kuko ni utwa defo tekinike biradusaba ko tuzajya tubitangira kare. Urumva ni ibintu nkodona n'umuntu uri mu Bubiligi ntabwo ari ibintu byoroshye. Donc ushobora kugira bamwohereza mesaje ngo tukohereje kode, iyo kode yirebe akayireba akayikoherereza. Bref, ni ibintu biba un peu compliqué. Ntacyo bitwaye ariko tuzajya tugira tubigenda tubigeraho. Ndumva nta problème cyane. Reka turebe ikirangantego cya ni radiyo Urumuri, ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda, ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo Urumuri uzabeshywa byinshi. ntuzisiba zombi rero uzaba ugiye mu icuraburindi. Nusiba kumva radiyo Urumuri ugasiba kumva Bwakeye TV uzaba ufite ikibazo, kandi yifuza ko mutagira icyo kibazo. Ni ikibazo cyoroshye cyane, ndetse abashaka barimo kutwumva mushatse mwakanda mugashyiraho like, mugafata ifatabuguzi. Bref, ni ibitangazamakuru byanyu kandi byishimira kuba biri kumwe namwe. Muri kumwe nanjye rero Emmanuel Senga hano muri studio za Bwakeye, ariko nkaba ndi no muri studio za radiyo Urumuri, niho nshaka kubagezaho amakuru n'iki kiganiro. Bugewe mfite mu studio za Bwakeye TV mfite saa 7:14. Turi kuwa gatandatu tariki ya 16 Kanama 2025. Aba nizera ko mwebwe aho mu Burayi muri mu masaa moya n'iyi minota nyine irengaho. Rero mbifuriza ko muza tugafatanya ikiganiro, hanyuma tukungurana n'ibitekerezo. Ntimutinye, ngiye kuvuga ngo ntimube shy, ntimube timide, munyohereze ibyo mwumva. Niko dukora kuri radiyo Urumuri, kuri Bwakeye TV. Tuba tweshanja n'abo dukorana ibiganiro, kubera ko ntabwo mwese mwazira rimwe icyarimwe muri live. Donc bisaba ko niba udashoboye kuza live ariko ubutaha uzabikora. Ubutaha tubategerejemo abafatanyabikorwa bazajya baza mukaba muri abatumirwa, hanyuma tukabaza ibibazo mukadusubiza, hanyuma mukatubwira izindi ngingo mukingurira abanyarwanda, nuko radiyo igomba gukora kugira ngo ibe rwa rumuri nyine rw'abanyarwanda. Aba rero nifuje rwose, bifurije kumererwa neza aho muri. Bamwe mwarangije akazi, abandi baracyakariho hano iwacu no mu bice bitwegereye nka Canada, baracyakariho. Bamwe si ukuvuga ko ari kuwa gatandatu ko badakora, barakora hano bino bihugu barakora, ntabwo ari igitangaza. Ibyo ari byose ntibari baza mu gice kigari nijoro nk'uko muririmo, birumvikana. Nagira ngo rero dutangire iki kiganiro. Mu by'ukuri ni inkuru, ku nkuru y'akababaro maze kubona aka kanya. Mfite umutumwa ntara uba ku Gisenyi n'Igoma, amaze kunyohereza amafoto y'abantu biciwe ngo muri Ituri. ni n'ejo nibo babishe, bazize uriya mutwe w'iterabwoba wa ADF wa Uganda, hanyuma ariko ngo bafatanyije na M23. Donc ubu ngubu baregeranye, barakorana. ni uruhurirane rw'abagizi ba nabi. Ubwo rero umutumwa ntara yabingejejeho, ndamubwira nti cyakora aya mafoto sinayerekana, ntabwo YouTube yasuporta. Nanjye kuyareba birambangamiye cyane, nayakubiseho ijisho, aho ubona abantu bakiri aho ngaho baryamye mu maraso, abasirikare baba bari hejuru bagenda batambuka. Avuga ati ibi bintu bizarangira gihe ki? Ngiyo situation turimo muri kariya karere, kandi yogezwa n'igihugu cy'u Rwanda, yogezwa na Kagame. Baravuga ngo bafite hano muri Amerika
barimo kwiga niba bagomba kuzamura M23 ku rwego rw'umutwe w'iterabwoba. No, ahubwo baratinda cyane. Ntabwo ari umutwe w'iterabwoba, ahubwo ni amashitani yamanukiye ahantu ubanza ari ukubura amagambo kuvuga ngo ni umutwe w'iterabwoba. Ntabwo ari cyo, ni umutwe w'amashitani yikoza akamanuka aho inyengaza yenda kwa rusufero, akaba yambaye imyenda ya gisirikari, ariko ubundi ari amashitani yaje hariya. Ntabwo byumvikana iyo ureba ukuntu bica abantu. Tekereza guhera mu mwaka wa 1990 s'il vous plaît kugeza mu mwaka wa 2025 Kagame n'ingabo ze bakica abantu. Bamaze uti hari igihe bindenga. Yego turamuzi ko yabyirukiye mu ntambara, yabyirutse arwana, uriya kamere akina muto yararwanaga, ariko kubona umuntu akura ntakure no mu bwenge, ibintu byose ngo azabibonera uko yisha abantu. Ngo arabikorera iki? Arabikorera ingingo tuza kureba ariyo nabashyiriye aho ngaho nk'umutwe w'ikiganiro, bigaragaza ko Kagame arimo gutamba iriya deal y'Amerika na RDC. Ariko se azabishoboza iki? Kuko uko yibeshye bya bindi yagiye akoresha yica abantu, atera ubwoba abantu, ngira ngo bimaze kugera ahantu abantu bose bamaze kumurambirwa, noneho bagomba gufatwa ingamba yo kumushyira ku ruhande. Aho niho bigomba kuba bigana, nta kindi cyera kirabura, niho bigana kuko birakabije, abantu bose bamaze kumuhaga. Ejo bundi Tshisekedi, Kayikwamba, washyiramo na Muyaya, abantu bose berekanye uruhare rwe mu kwica abanyekongo, kugira n'ubwo afite noneho urwibutso rwa Genocost. Ibyo byaramugaragaje ku isi yose. Ntabwo akihisha muri bya bindi by'Abanyafurika, ajyaga agenda yerekana ko akigira umutagatifu, akayahute. Ubu ngubu isi yose iramufite, iramuzi, bazi ko ari umwicanyi, bazi ko nta kindi kintu akora. Ejo bundi yemeye ko basinya amasezerano, Ruhungire we aragenda arayasinya. Ariko se yabikoze iki? Turaza kubigeraho nitwinjira mu kiganiro. Ibintu biteye isoni. Urebye ntekereza ko Amerika igomba gusaba kugira ibintu ikora, kwirirwa birindagiza. Uko birindagiza harapfa abantu. Bien sûr niyo yavuga ngo ari mu masezerano, amagambo ababwira cyangwa se ibyo yemera gukora, nk'ari amasezerano basinye kuri 27 z'ukwa gatandatu, byerekanaga ko ngo hari ibintu yemeye. Realite ntabwo yabyemeye. Yarazi irindi pfundo apfunditse, yarazi iyindi nteba afite yo kuzakomeza muri M23 banga amasezerano amasezerano bagomba gushyira amasignature, none ibintu bikajya mu buryo. Ibyo aho ngaho niyo yapfunditse avuga ati ariya sinzaharekura. Aho rero bagomba kumenya ko bagomba kwamuvana. Donc ntakeka ko arusha abantu ubwenge, ntakeka ko arusha abantu intege bose. Yabarusha abanyarwanda intege kubera ko yarabakanamije, yabarusha abanyekongo intege kubera ko yari baracometsemo iriya ngiga ya Kabila. Ariko iyo ndakeka ko arimo Tshisekedi arimo kubihandura. Igihe cyari kigeze kugira ngo bamushyire aho agomba kujya. C'est un terroriste international wigabije isi yose. Akarere yarakogoje ku buryo asigaye yumva nta wamukoraho. Biteye isoni. Turizera ko ibi bihugu bikomeye niyo byinjira mu masezerano yo kuvana mu bihariya, nibyinjira mu masezerano yo kumushyira aho agomba kujya. Nibyo rwose niko bigomba kumera, nta kundi. Yenda turagenda tubigarukaho, ariko nagira ngo nanone tutatwinjira mu mwandiko nyirizina, ngira icyo mvuga kuri biriya bintu by'amatorero. Muzi ko ubu ngubu ngo harangije itorero ryitwa Indangamirwa 15. Amatorero nyine u Rwanda rwirirwa ruzanamwo abana b'u Rwanda, noneho bakirwa babashyiramo ibintu bya doctrinement, ibintu byo kubashyiramo ikintu cy'inyigisho. Inyigisho kenshi na kenshi zijyana no kubwicanyi, s'il vous plaît. Bariya bana baragenda bakabona imyitozo irimo ibintu byinshi cyane. Abayibayemo nibo babizi, nibo babisobanura bati ntabwo
turagenda tugakora iyo myitozo, ariko mu kanya tuba turi mu bintu byerekeye endoctrinement, aho batuzana bakaduha abantu batwigisha ibi ni bamwe yenda bakanabacagura iyo babonye harimo abo badashaka kugira icyo bababwira, none bagasigara bigisha izo ndobanure zabo. Bigaragaza ko Kagame yagundiriye abanyarwanda n'ubuzima bwabo, abakoresha uko ashaka mu nyungu ze. Mujya mwumva ko par exemple nka muzumve Kabarebe ubanza kuva yava mu ishyamba ntabwo yari yavuga izina Kagame aho yabereye, ntabwo yari yavuga izina Perezida Kagame nibura ngo anabifatanye, oya ni His Excellency. Donc ngira ngo ntazagira uwumva ko Kabarebe yavuze Kagame iryo zina karivuga mu kanwa ke uzampamagare. Donc yaramwandukiriye ku buryo ni His Excellency. Kibaza eske wumva ari ibintu biteye ubwoba. Ibyo kandi biramushimisha kuko nyine aba yumvise ko ari umuntu umuha titre, na Kabarebe barabiza bikora nyine mu buryarya bwe, abati ni ukumuhakwaho, ariko yarabyemeje ni His Excellency. Donc mu mvugo zose ni His Excellency. Ngira ngo mufite abaperezida muri ibyo bihugu igenda bafite sinigeze numva Clinton, Obama, Trump, Biden. His Excellency ntabwo babyitwa, bitwa Monsieur le Président, Mr. the President. Mr. the President. Kantese umuntu umwe bamuhaririye titre ngo ya His Excellency kubera iki? Eske kutamenya His Excellency ni ngombwa ko buri munsi ubivuga umwandikiye ukavuga His Excellency sava? Uri muri adresse runaka, ari muri salle ukavuga His Excellency sava? Ariko se no nibwira abandi bantu muganira eske agomba kuzamo His Excellency? Ni ibintu wumva by'amakuzo adafite icyo avuze, usanga abantu bamwe barabigizemo nk'igikoresho, cyane cyane uyu Kabarebe rwose ntihazagira umuntu avuze Kagame cyangwa Perezida Kagame, Paul Kagame, uzanyandikira umbwira uti yamuvuze cyangwa uzanyohereza nawe yabivuze. Ntibishoboka, we ni His Excellency. Si ibyo gusa iba ari we wabivuga umanaga wenyine, ariko reba noneho ngarutse kuri aba bana bajyana muri aya matorero, abana bajyana muri urubyiruko bajyana muri aya matorero, donc ni ukugenda bakabavanamo, nakubwira ibyo batekereza bakashyiramo ibyo Kabarebe n'abandi batekereza, bakabibagaburira. Hari uwavuga bati ni abana bakuze batekereza. No, bariya abana harimo abana batoya, harimo nk'uturutse hano yenda avuye hanze, aragenda bagatuma yemeriveya, abona ko u Rwanda ari igitangaza, n'ibyo bamubwiye akagira ngo kubera ko atagize igihe cyo kubyumva akagira ngo ni ukuri kose, akabitahana. Iyo batamubwiye bati nugerayo uzige umenye n'ukuntu batanga utuzi, umwana uvuyeyo aba ateye ubwoba kuko ushobora kujya gutya ukaba wamuyobera akaba hejuru utuzi wagira ngo ni wa wundi wagiyeyo. No, agaruka yarahindutse kubera ibyo babigisha. Ibyo ni ibintu ngewe nzi nabwiye n'abana bajyayo. Abana bajya bati hari igihe bagira za siyansi zihishe, izo za siyansi zihishe nizo bakoramo ibyo ngibyo. Ibi ngibi rero bikaba bigeze ku nshuro ya 15. Wibaza utese bavanamo iki? Kubera ko ari urubyiruko bashobora gukoresha icyo bashaka, byose bavanamo ibyo babatekeyemo. Ni ukuvuga iby'ubutegetsi batekeyemo babukorera iyuzabwonko, noneho barangiza bakavuga ati uyu muntu ni bya bindi Kabarebe yigeze kuvuga ngo barabafomatinga. Nibyo koko barabafomatinga bakabukora uburyo bashatse, noneho ababa hanze bo baturutse hanze biba byoroshye kubacengezamo ayo macakubiri kuko rimwe na rimwe batayazi, hanyuma no kubagira intore zishobora no gutanga ubuzima bwazo kugira ngo zigure, bibaye ngombwa zikica n'abandi bantu zibaborosa. Ibyo nibyo bintu babakoresha. Ariya matorero uzarebe ibintu ese kuki ahandi yenda bikorwa ni muri kwa Kim Jong-un, kubera iki ahandi nta bindi bihugu bibikora? U Rwanda no kugira ngo nirwo rwonyine rukunda abana barwo ku buryo ruhora
rubazana imuhira, ngira ngo mini ubumwe wabo avuga aho basuye ahantu hatatu. Wakwibaza utese bahavanye iki? Basuye wa muhino wa Kagame yagiyemo ngo ibyumba hariya mu ntuza ibyo by'indake bye yabagamo igihe yabagamo inshuro nkeya cyane, kuko yabaga yegeye i Kampala akagaruka akabeshya ngo yajemo. Icyo nicyo kintu mbere basuye. Ubwa kabiri basuye hariya kuri Parlement, ahantu bashyize ibibumba by'abasirikari ngo niho basoreje urugamba. Evidama ntibari kusiba batabagejeje nyine hariya ku Gisozi kuri Genocide Memorial. Ahantu hatatu. Wakaza umwana wavuye muri Amerika, wavuye mu Bufaransa, byamunguye nta kintu byamunguye. Niba ari ubwiza bw'u Rwanda, hariya ntabwo ari bwo bwiza bw'u Rwanda, ntabwo ari bwo bwiza bw'u Rwanda. Yari akeneye kubona ubundi bwiza bw'u Rwanda, nk'uko abaturisite baza bakajya gusura ahantu heza, yari akeneye kuhabona. Ibyo ntabwo babikoze, nicyo gitangaje. Bavanamo iki? Bavanamo izo nyigisho bapakiraho. Nabaha urugero iwanjye rwose bworoshye, ko bariya abana bafite za misiyo. Nigeze kubibona, nagize experience imeze gutyo. Nari mfite abana ndabafite, ariko ndavuga icyo gihe hasi muri 2010 cyangwa 2011, sinibuka umwaka, ariko naho ngaho iruhande. Donc kubera ko abana urumva bari hano, ariko baba bakeneye kuba abanyarwanda bavugana, abanjye baje bazi Ikinyarwanda. Donc guhura n'abandi bana babegereye ni ibintu byiza, nanjye ntabwo mbyanga, simbyanga rwose. Simbyanga kuko abana bafite monde yabo babamo, tugomba kububahira. Ubwo rero sinzi akantu k'agapati twari twakoze, akantu k'umunsi mukuru gato, ngiye kubona mbona haje batanu, abahungu n'abakobwa biga kuri university nakoragaho, Duke University. Baraza evidemment umuhungu wanjye arabanyintroduisaho, ndababona. Ko mugiye nari averti, nari mbizi, ndavuga nti muri aba bana ntiyabuzemo umwe ufite indi mission. Ntibyanduhije kumubona. Urabareba ukareba uko bagenda, uko bitegereza, uko bashaka kumenya buri kantu, ugahita ubona ubishaka kurusha abandi. Icyo gihe niho nabonye umukobwa wari urimo, mbabarire, reka nze iyi telefone ngomba mbanze nyishyire kuri switch, mbabarire uyu nguyu yihangane. Reka mbanze nyigabanye rwose taza kongera kutuderanja. Mba nabikoze kare, nuko justement twari turi muri ibi ngibi. Voilà, ntabwo twongera kuba deranje. Donc narabitegereje, mbona uwo nguwo yari n'umukobwa, ukabona ko afite ibindi bintu arimo kwitegereza. Nanjye muhozaho ijisho. Ibyo yabonye simbizi. Baza gutaha, noneho nyuma tuza kongera guhurira ahandi hantu, noneho dusezera umwana umwe wari uvuye muri iyi state agiye mu yindi. Voilà, presque le même groupe, iyo groupe hafi bose. Noneho ngiye kubona uwo mukobwa nawe naje kubona ko afite akazi, kuko naje kumenya ko yaje kwiga hano muri Université ya Duke, yarakoraga muri Presidence. Donc urumva n'umuntu wari umutumwa muri ba maneko bakomeye. Noneho araza aranyegera, yarijijishije, atirijijishije ntabwo mbizi, yambwiye ko mbese yabaye nk'umuntu mushyashya duhuye. Ndamureka arambaza ibyo ambaza, none bigeze hagati namubwira, ariko se ugiye kumbwira ko wibagiwe ko utanzi? Ati ntabwo muzi. Okay, ni byiza cyane. None uyu munsi n'uyu ntabwo waje iwanjye? Ati nibyo. Ni nibyo. Ubwo nahise mbona ko
amfite atari gatuma iwanjye. Niba yarajijisha akaba yarambeshye ibyo biramureba, ariko nkurikije uko mu maso nabonaga asa nkaho atarabizi neza. No, ibyo ngibyo byararangiye, noneho tubiganira n'abana. Noneho tumaze kubiganira n'abana, bya bindi by'ubusazi bw'abana, abana ni abasazi nyine, tugomba barindwa n'Imana. Umuhungu wanjye arambwira ati noneho, ati ndashaka kuzajya kureba izo za Rwanda Day zari zikibaho, ati ndashaka kuzajya kureba Rwanda Day. Rwanda Day uzajya kureba mwiki? Ngo ibyo byanyu bya politiki mwirwa murimo ngo ntabwo bitureba, ntibirabareba cyane, kuko nugenda bakaguha utuzi n'igihe uzasigara ubabaye, wowe uzaba warangije urwawe. Donc biratureba cyane nk'ababyeyi. N'icyakora niba ushobora kuzagenda ukirinda, niba umpaye garanti kuzirinda, umunsi wawe utari wagira, ndakuretse ugiye hari kuva hano ajya muri leta ya Georgia, ni amasaha 6 uvuye aha ngaha, niho iyo Rwanda Day yari yabereye. Me nihuse cyane nuko iyo Rwanda Day yaramfashije, yamuhaye isomo atazibagirwa. Yamuhaye isomo atazibagirwa ryanshimishije cyane cyane cyane. Isomo ni irihe? Isomo tout simplement yaragiye, donc yambwiraga ko ndamana ese Rwanda Day uzavanamo iki, ko umaze imyaka ingahe hafi 10 n'ingahe utajya mu Rwanda, uzavanamo iki? Ngo ariko ngo hari abo twiganye ngo bazaza ibiki byose nibabura ibintu bahimba. Ndabona okay genda. None ahageze ikintu gishimishije, asanga ni ibintu biba barize neza, barafashe ibyumba by'amahoteli, kuko Rwanda Day ntabwo imara umunsi umwe, bafite aho bacumbikira, ndetse baratunganyije n'abazajya bararana, harimo n'abakobwa n'abahungu. Donc ibintu by'ibikonori byose barabikora. None ahageze bien sûr parce que we ntabwo yari enregistré, abura hajye nyine. Igihe cyo kuryama cyane nijoro kigeze, bien bamwe bajya mu byumba byabo, basigara yicaye mu ntebe, don't afite nta hantu yajya, yicaye mu ntebe za hoteli aho ngaho. Je pense agarutse niho twaganiriye, yabaye wa mbere ambwira ati papa, ati bya bindi wambwiraga nabonye igice. Ni wowe igice, ariko sinifuza kuzabona icya kabiri, kuko icya kabiri ntawe wamenye uko cyaba kimeze. Donc nibura yagize gute, yarasogongeye. Icyo kintu ni ikintu gifite akamaro cyane, kubera iyi experience yagize. Ntekereza ko atari wa wundi wabwira ngo nirukanke ngo ajye kureba uko mu ngando bimeze. Alors yenda sinzi ni ibintu umuntu yakomeza akavuga, ariko icyo nashima ni uko guhera icyo gihe ndatekereza ko yatekereje kurushaho. Bon, navugaga nti ibi biterane by'urubyiruko, izi ngando zifasha ubutegetsi gutegura abo buzakoresha cyane cyane mu bugizi bwa nabi. Nicyo gituma kubwira bati ushobora kujya gucyara umwana muri Canada, wagezeyo bamutumye ku muntu ko agomba kumwica cyangwa akamuneka. Umwana w'umukobwa aragenda arabivuga ati jye sinabishobora, abwira leta ya Canada, aravuga ati jyewe ibi misiyo bamaye sinabishobora. Ibyo byarabaye, ariko hari abandi batabishobora, kuko barababwira ati niba utabikoze iyo misiyo tuguhaye, nuramuka utayikoze umuryango wawe tuzawutsemba. Donc ahitamo rero kuba yarwana ku muryango, uburyo bari hano baba baza mu buryo bwa leta. Ifo kubitondera, ntuvuge ngo ni umunyarwanda gusa, narabakiriye benshi, aho nkabaza nkabiga nkareba niba koko nta kintu wabona basigaza inyuma. Donc ni ukubitondera, ukamenya ikibazanye, icyo baje gukora. Hari ubaje kwiga, kuko nabonye mw'abana baje kwiga aho ngaho kuri university nakoragamo yaduke, nabonaga abana baje kwiga kuko b'Abanyarwanda bakaniga très sérieusement, ariko ukaba wanabona ko nta kindi kintu wamuganiriza, wamwinja uri mukuru kumurusha, kandi ntabwo azi neza ko ushaka kugera kuri iyo nivo kumwumva gutyo, hari igihe bikubwiza umutima mwiza.
alors umuntu yakwibaza ati ese kubera iki bateganya ubugome, leta y'u Rwanda iteganya ubugome ni ukubera iki? Irabuteganya kubera ko nta ibiteganya ko bizayifasha eh, gukandamiza abo banzi, abo yita abanzi bayo, kuzajya ibona amakuru binyuze mu nzira zose. Donc, bikanyura mu nzira zose, cyane cyane zirimo izo zo kuneka, byaba ngombwa bakanabakoresha bakagira gute bakica abantu. Ibyo barabitegura rwose bakabikora. Gusa abarimo bose sinzi niba baboza ubwonko bakabyemera. Harimo kamwe muri abataha, hari abana b'abahanga bavuga ati bon, niba agiye barandiye tike bakampermeta no gusura u Rwanda, nta kibazo ariko ngira ngo ni bakeya cyane ugereranyije n'aba barimo bose. Abenshi usanga batwarwa kubera ibyo babereka, babatemberezamo bagira gute. Donc usanga iyo rebari de cerveau, iyozabwonko rirakomeza. Ubundi ururiya rubyiruko barutegurira rusigara mu by'ukuri bashaka ko rutekereza ko Kagame ari we munyarwanda wenyine wahanze byose. Ibyo babona byose bikaba byarahanzwe na Kagame, ku buryo bo niyo basubira, tuvuga baba hanze, niyo basubira hanze bagomba kumuburanira, agahora aganje. Nibyo bakeneye. Usanga rero bavuga ngo bariga ibyerekeye kwirinda biriya bya gisirikari, bariga umuco nyarwanda. Umuco nyarwanda, mbwira umuco wavana kuri Bizimana, uzi za disikuru ze aba afite buri gihe ziba zigana mu guteranya abanyarwanda. Bamwita minisitiri w'ubumwe, ariko ni minisitiri ushwanyaguza ubumwe bw'abanyarwanda. Mu by'ukuri nicyo atewemo. Nari mfite hano akagero gatoya k'uyu mwana, naje kumva, ariko Jean Paul yaramukoze iperereza, nigeze kumva Jean Paul Turayishimye, ko nanjye uyu mwana yari yamfurapye, nibaza ari mu kihe gihugu, ese avuye mu Bufaransa, ni umwana ngo uvuga Igifaransa. Noneho Jean Paul akaba yasobanuye ko investigation yakoze zerekana ko ari umwana wavuye muri Brazzaville, iwabo bakaba bari bazi we ngo yazanye na mushiki we, bari bazi neza ko baje mu Rwanda, ariko bageraho babakupe ntibongera kuvugana nabo. Kubera iki? Kubera ko bari mu ngano za telefone barazibaka. Donc aho ngaho ntabwo ushobora kuvugana n'umubyeyi wawe. Nkeka ko haba hari amasaha wahawe kuvugana, ariko simbizi. Ubwo urumva nawe bari bamenye, kuko babaye nk'abo mu kidinapa, we yaje mu bintu byo mu buryo kureba u Rwanda, none bamujyana muri izo ngano. Ikintu gisetse rero ni uko bamugize inyigisho, ni ukuvuga imfashanyigisho yo kugira ngo bereke ko ngo abana bose baje bakamenya Ikinyarwanda. Donc ingano zirakomeye ku buryo n'abatavuga Ikinyarwanda bagiye gutaha bakizi. Ndakabashyiraho mwumve. Hanyuma yenda icyo umuntu yavuga mbere yuko ngashyiraho, bon, ibyo ngira ngo ni ibintu ubundi natwe tukwiye kugiramo uruhare nk'ababyeyi. Abana tugomba kubigisha Ikinyarwanda. Aha ndabizi hari abantu turi hanze bavuga ngo umwana wabo yivugira Icyongereza, yivugira Igifaransa, ariko birababaza niba ashobora kujya gutya agahura n'Abanyarwanda ntibashe kuvugana. Hagomba kuba umuntu ko musemurira icyo kintu. Banyarwandakazi mufite abana hanze, icyo kintu mugomba kukirwanya. Mugomba kukirwanya ko ni ikintu gifite inzitizi mutazi. Yemhera ku byo mbona kuri African American tubana aha ngaha. Aba baje bavuye muri Afurika, barabazana ibisekuruza byabo, ni nko gutema imizi bari bafite ku bihugu byabo aho bavuye, babashinga aha ngaha. Mu by'ukuri ntabwo byabaruhije, ndetse bagiye babavangavanga, bamwe aho babona hari abumvikana bakabatandukanya, bakabajyana mu yindi state aho badateze kuzahurira, bakajya kuba bacakara aho ngaho. Noneho babyara abana bagiye bavuka
batazi iyo baturutse. Ni ikibazo gikomeye twe tubona hano. Iyo umwafrikani amerikani muganira hari akantu agukinga, ariko hari umwe wabimbwiye ati buriya ati turabanga. Yambwiye ko abafrikani amerikani batwanga. Ese mutwangiriye? Ati nta kindi dupfa nuko muzi iwanyu. Urabyumva? Icyo ni ikintu gikomeye, nuko muzi iwanyu. Ushobora kuvuga uti navuye mu Rwanda, urakavuga ati navuye muri Senegal, nubwo twaba turi aha ngaha yenda iyo batwatse ubwoko bwacu twese duhinduka African American kubera ko turi abirabura. Ariko wowe African American w'umunyarwanda uzi neza ko wavuye mu Rwanda. Icyo kintu nkagira ngo mwebwe ababyeyi mwese, papa na mama, mujye mucyitaho. Ni ikintu gifite akamaro cyane. Ejo bundi tuzagenda, uwo mwana uzasiga hano ku isi yo muri Amerika cyangwa mu Faransa cyangwa mu Butaliyani cyangwa muri je sais pas où, muri Finland, avuga ururimi rwaho gusa nta kinyarwanda azi, uzate d'abord ntashobora kuzasoma ibintu byo mu Rwanda. Azayasoma ibyo abandi banditse mu zindi ndimi, ariko atasoma ibintu byo mu Rwanda. Ntazakora ikiganiro nk'iki turimo gukora. Ni ikintu gikomeye. Imyaka izashyira ari ingahe? Urabona abantu bamaze imyaka 30. Twebwe nuko twaje dukuze, ariko nk'umwana wavukiye aha ngaha iwabo akaba adakora effort yo kumwigisha ikinyarwanda, uwo mwana yaratakaye. Kandi ntaho byanditse ko u Rwanda ni igihugu cy'abanyarwanda. Igihe kizagera abantu batahe. Bambwira uti nibataha baziga ikinyarwanda, hari n'uzakwangira gutaha kubera ko yumva u Rwanda ntakiri umubwira. Ariko iyo umwigisha ikinyarwanda akaba azi, buriya muzajye mubareba iyo muganira mwebwe hagati yanyu, abana baratwara bagakurikira. Niba babibahisha ariko batwawe. Donc ibyo bintu mubyiteho, muzajye mubyitondera, mubifate nka navuga ngo nagiye kuvuga ngo nk'ikintu umuntu yagize principe ko abana be bagomba nzi neza ko hashobora kuba hari abafite ingorane zo kukibigisha, ariko ntabwo ari ingorane nyinshi, kuko niba wari iwawe batashye wari ukwiye kuzajya babwira mu kinyarwanda icyo ari cyo cyose bavuze. Yashaka gusubiza mu rurimi rwe, ariko kiba kirimo kwinjira. Ako ni kasitisi gatoya ushobora gukoresha ukamwigisha ikinyarwanda utamuforsa. Yari umwana ugishaka agira gutya akajya yibeta, akaba yashaka yakora n'ubushakashatsi bwe akakimenya koko, akumva ibiyenda za YouTube zo mu Rwanda, muzi ko bakunda imiziki yaho, akabona ukuntu babyina, bigatuma yegera u Rwanda. Icyo ni ikintu très important. Sino nyuma y'imyaka indi 30 uzaba ufite umuntu utazi aho yavuye. Ibyo rero ni ikibazo gikomeye cyane. Ni reka yenda gatoya kugira ngo turebe uyu niba ari Mikato, niba ari nde berekanaga nyine. N'uburyo birasa nkaho ari ni nko kumuseka ari urebye. Reka turebe uko bamuvugisha mu misegonda muzana imbere yanyu. Oh, sorry. Okay. Yeah. Okay. Alors, donc, ngo bamwita Mitako. Reka nze muzana imbere aho ngaho gatoya. Ariko barayi hari indi ntore yaje hano izi igifaransa gusa. Mumbabarire, nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda. mumbabarire, Akabidusangiza. Mitako, harimo Bonjour. uri ntore? mwe muretse mbanze bageze imbere kuko hajemo za publicité Kanze no ndabitangira muhumure. Bara, ndashaka kugira ngo mbitangire hanyuma mbibereke. Ntabwo birenga aha ngaha, ariko malheureusement ntacyo bitwaye. Reka wait. Ariko barayi
Okay, biransaba ko nsubira inyuma gato, bamwitonze gato, mbanze mwihangane gato, bansubira inyuma. Ah, hari indi no wa. Okay, reka nze wait. Okay. Voilà. ntore yaje hano izi igifaransa gusa ku buryo nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda nawe yaza akabidusangiza. Mitako, bonjour. Bonjour. Uri intore? Sûr. Mushoze turebe. kanze numve niba ko kuri intore Ijambo ku ijambo. intore Mutoza ku kirenga beso kutuvomaho. intore Turi isubizo. intore Umwe gwacu izo mbaraga zacu. aho Yihoho. Mitako, Yeah. je vais te demander des questions et tu dois répondre en Kinyarwanda. Ego. Ikibazo cya mbere kiragira kiti: ni iki kintu wakunze cyane muri iri torero ry'indangamirwa? Gukunda. Hano mu itorero ndazi gukunda muchaka. Muchaka na mashalot. None se ndazi gukumbura ibijo. Turi kurya neza cyane. Ndazi gukumbura umuceri na ibirayi, ibijumba, navuge neza. Na ibishimbo. None se ndazi gukumbura inyama cyane. Nese Mitako, ni ikihe kintu cyakugoye kumenya cyangwa se kwiga muri iri torero? Hano mu itorero ndafite ibikibazo kuvuga mu Kinyarwanda. None se hano mu igitorero abana bose bari kuvuga mu Kinyarwanda gusa. None ndafite ibikibazo kuvuga neza mu Kinyarwanda. Abafande bari kuvuga genda uburyo ngendere kugenda umuso ntabwo bizi. Noneho hano ndarabizi imbere, inyuma, uburyo, umuso na hejuru na hasi. Nese Mitako, Yeah. Umunyarwanda arangwa no kumenya igihugu cye. Uzi indirimbo y'igihugu? Ndabimenya gace. Gake. Yes sir. Watwereka? Salute. Rwanda nziza gihugu cyacu, huje imisozi n'ibiyaga n'ibirunga, ngo widuhetse gahoranisha, reka tukurate tukuguva ibigwi, ngo hutuhungwiye hamwe twe s'abanyarwanda uko watujyaye. Mbegwa sugira singizwa iteka. Mitako, urakoze cyane wasura Murakoze kwicara. urakoze cyane. Ngo Mitako rero yaje hano izi igifaransa gusa ku buryo nawe hari ibyo yamenye mu kinyarwanda nawe yaza akabidusangiza. okay, Mitako, bonjour. mbabarire, oh sorry. Sûr. Mushoze turebe. kanze numve niba ko kuri Bon, mumbabarire reka dukomeze Mitako tube tumuretse. Bon, icyo umuntu yavuga ni iki? Niba koko yarari nta Kinyarwanda azi, kuko nkurikije ibyo Jean Paul yavuze, kandi birasobanura igituma atakizi. Ise ni Umunyarwanda ariko mama we ni Umunyekongokazi. Donc urumva mu byerekeye uburere aba ari kumwe na mama we, arumva ko mama we ntabwo azi Ikinyarwanda, bavugana mu Gifaransa. Ibyo ni ibintu byumvikana. Mais turiya tuntu yavanyeyo ni twiza. Ni twiza, biramutse abantu bose babigize iyo bazaga bakabigisha nka biriya byaba ari byiza cyane, bakabantirira muri biriya batabajyanye mu bintu bya politiki, nta kibazo byaba. Urabona ko n'ababyeyi bari hariya bishimye, na Mitako arishimye ko abishubije neza, kubera ko
mu gihe gito kingana kuriya kubaza indirimbo y'igihugu nubwo ashyiramo amagambo atariyo nyine kubera uko yapurononsa n'ibiki, ariko kameme azi kwirwanaho yivanyeyo. Voilà. Ibyo ni ibintu bisetsa kuko iyo urebye nk'ibyo uko babitegura, hari akantu nka kariya barabona ko buriya ari ikintu gikomeye bakoze, ni ikintu gikomeye bakoze, ariko se koko ni ikintu gikomeye cyane umuntu yateze ni ikintu gikomeye cyane, me niko babihamya, bavuga ko ariko ari ikintu gikomeye bakoze, ariko ubigeranyije n'ibindi bakoze twavuze dusobanura, kariya ni akantu gatoya cyane. Me urumva ababyeyi be yenda nizere ko niba bafite uburyo baramubonye basuje n'umutima mu nda, ko bari bazi neza ko ngo ababyeyi be bari baherutse gupfusha umwana, bagomba kuba ari mukuru kuri bariya, aguye mu mazi. Donc bivuga ko bafite abo babiri baje hariya bamaze igihe batavugana, rero bagize ubwo bavuga ati ni urwacu, yenda nabo barapfuye. Urumva akababaro bari barimo. Ntekereza ko rero iyi video ababyeyi bayibonye ni ibintu byiza, byaba bibafashije kureba uko u Rwanda rumeze. Yenda sinarangiza aha ngaha tutarebye ibyo minisitiri umwe yavuze, yenda nk'ijambo rimwe cyangwa kabiri, kugira ngo twumve ikintu yaciyeho umurongo cyane. Reka turebe ijambo rye. Yaciyeho umurongo kugira ngo twumve ikintu baba bategereje. Reka mbere bageze imbere nabyo gatoya. Okay. muri aka kanya munyemerere twakire ijambo ry'ikaze rya minisitiri wa minisiteri y'ubumwe bw'abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu. Murakoze. Nyakubahwa minisitiri w'intebe, babyeyi bizi ntore, namwe ntore murangije itorero indangamirwa icyiciro cya 15 rimaze iminsi 45 ribera hano muri iki kigo cy'ubutore cya Nkumba. Itorero indangamirwa rimaze kuba ubukombe kuko ubu ribaye ku nshuro ya 15, rikaba rimaze gutoza abasore n'inkumi bose hamwe 5561. Itorero rishojwe uyu munsi rirangijwe n'intore 443, harimo abakobwa 208 n'abahungu 235. Muri bo harimo abiga mu mahanga 105, abiga mu mashuri mpuzamahanga akorera mu Rwanda 103, n'urubyiruko 235 baturutse mu turere twose tw'u Rwanda, babaye indashyikirwa ku rugerero icyiciro cya 12. Muri iri torero hatanzwe ibiganiro byinshi bigera kuri 20 bitangwa n'inzobere zabahaye ubumenyi mu byiciro bitandukanye, babibabwiye ko ishinga amategeko y'u Rwanda. Muri izi ntore kandi icyiciro zawo ururimi rw'ikinyarwanda nabyo babiberetse, banigishwa gutarama no guhiga. Nimugera imuhira muzatubwire uko bimeze, muzabonamo impinduka nyinshi cyane muri uru rubyiruko mu masomo babanye aha ngaha. Intore zakoze kandi ingendo shuri zisura ingoro y'amateka yo kubohora u Rwanda. Izo ngendo shuri ni za zindi namaze kuvuga ko ari 3, mwumva izo ngendo shuri zarizo. Murindi zisura urwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi rwa Kigali, zisura n'ingoro y'urugamba rwo guhagarika jenoside iri ku nteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Muri izi ntore kandi harimo 112 batsinze neza ibizamini bya leta. Igituma kiza aya magambo no kubera iki? Nashobora gushyiraho ijambo risoza rya minisitiri w'intebe
bo ni ukuvuga ko mu by'ukuri nta kintu bivuze. Donc ariya magambo nta kintu wumva uba uti hari uzabyibuka kuvuga ibyabaye ngo baje ari bangahe basuye ahangaha, ibyo se ni ikihe kintu umwana avanamo? Niho ubona ko ni ibintu biba byateguwe ariko mu by'ukuri bidafite aho byerekeza. Ko bikora buri mwaka ijambo sindi bahaye ryose nagendaga mwabonaga ko nihutisha kugira ngo ntacyo bitwaye, kuko ntabwo uvuga uti hariya hari ijambo avuze rikomeye abantu batindaho, nta na rimwe. Na minisitiri w'intebe umuzanye hariya, reka yenda muzane gatoya, uramubona nta kintu na kimwe atindaho. Reka ndebe niba namuzana cyangwa sina ngombwa cyane kuko byadutinze. Okay, ntabwo nawe nta kintu kigaragara yavuze, aho numvise utuntu tw'udukoryo duteye ubwoba Jean Paul yashyizeho mu kiganiro cye. Kandi kenshi Jean Paul kubera ko afite abantu baba bamubwira amakuru yo mu Rwanda, hari igihe wumva ari byo. Bavuga ko ngo minisitiri w'intebe yaba kujya hariya nkumba yaragombye gushyiramo esanse ku mafaranga ye, ku mafaranga ye. Savidirwa ni ukuvuga ko baramubwira ati ingengo y'imari ya minisitiri w'intebe ku ngendo irahagaze, urayakoresheje cyane. Kuko wa mugani mperutse kumubona ajya gusura abaturage bari mu bishanga ibiki byose. Niba yibwira ko agiye kugira excès de zèle agakora kurusha bagenzi be bangaye batondetswe muri uriya murimo, aribeshya cyane, aribeshya kuko ntabwo nta kintu bizatanga. Nabo baramubwiye bati agataho nyine uzi ko hari abafite umuminisitiri muri minisiteri ya primature witwa Mpambara, uriya muzi mu kibazo cya Kizito Mihigo. Donc abamucunga nawe yari yazanye, ntabwo naberetse abari bahari, nawe yari yamuzanye. Ariko ni ukumubwira ati attention, ntuzane amavamuhira wibwira ngo za dogiteri zivuye mu Bwongereza, umenye ko hano tubacunga. Ngirente yagendaga ari ngombwa, Ngirente yari azi gusinya, agasinyira Kagame, ariko ntabwo yagendaga. Wowe niba utangiye kubicurika ukaza ugenda udasinya, hari ikibazo. Ugomba kumenya ko ahangaha ufite abantu bakugenda bakuyobora. Iyo uje muri buriya butegetsi uba wiziritse nyine, ugomba kwemera ikiziriko bakwishyizeho. Ntabwo ugomba kunyeganyega, iyo unyeganyeza bakwereka ko agatansiyo gasopo hari irimo kurengera. Urumva, tekereza kuba premier ministre bamubwira ngo escort zawe, imodoka zawe ntabwo zifite amavuta yo kuzijyamo. Vous vous rendez compte? Premier ministre ushobora gusimbura na perezida wa repubulika igihe yenda bamaze kunyuramo bagasanga na perezida w'inteko umutwe w'abadepite adahari, ashobora guhita amusimbura. Ariko akamubwira ati no, ntabwo ufite uburenganzira bwo gukoresha aya mavuta uko ushaka. Nawe arabihima ngo akora ku mufuka we. Je pense que yagombaga, buriya ikibikubwira nuko uwamubujije yaramufiteho superiorite, niwe wamucungaga. Ntabwo byantangaza atabaye Mpambara. Donc umubuza akabuza premier ministre kujya nko mu munsi mukuru hariya, kandi we ariwe mushyitsi mukuru, barabyumva ko harimo ikibazo. Namubwira rero nutangiye nabi, ntabwo Ngirente yamaze imyaka ingahe yiturije azi gusinya gusa. Wowe niba uzanye amashagaga ngo urerekana ko uvuye mu Bwongereza n'ibiki, bizakugora cyane. Voilà, muri make nagira ngo aka kantu ko tukanyureho mbere yo kwinjira mu mwandiko wacu nyine werekeye ibyo tuvuga, uko Kagame arimo gutambamira aya masezerano hagati ya Amerika na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Arimo kuyatambamira abishaka, niba abishaka simbizi, niba ariko arabishaka kubera ko turaza kubona impamvu nyinshi.
zerekana ko abishaka, kugira ngo tuzihereho. ijwi rya sosiyete sivile nyarwanda. ijwi rya buri munyarwanda. nusiba kumva radiyo urumuri uzabeshywa byinshi. Voilà. Nusiba kumva radiyo urumuri ugasiba kumva Bwakeye TV, ibyo uzaba wishyize ahantu habi cyane, uzabeshywa byinshi. Hari abantu bazakwiharerana bakakubeshya, kandi ndizera ko mutazagera kuri iyo nivo, muzajya mubirwanya. Reka rero dufate iki gice nyine cyerekeye ingingo nkuru yacu, aho tuvuga tuti Kagame arimo gutambamira aya masezerano ari hagati ya Amerika na na Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Muzi neza ko amasezerano hagati y'u Rwanda na Kongo bashyizeho umukono kuri 27 z'ukwa gatandatu yarihuse. Abantu birabatangaza. Abantu bavuga ati ahubwo Kagame rwose ntabwo ari wa wundi, arimo gushaka ko ibintu bihinduka. Ariko icyo gihe wari kuba utazi Kagame, ye nabwo ntazayasinya kubera ko hari intare zimugenzura, ntazasinya bishaka. Niho bizanashyira, niho bishya bishyira. Afite kuba yarayasinye kiriya gihe, yaroheje Nduhungire kugira ngo yasinye na Kayikwamba, yari azi ahandi hantu mu nguni yabitse, avuga ati ariya ni ugushyira impapuro ukazishyiraho umukono Washington, ariko kuri tera ndahari n'ingabo zanjye, ibice twafashe ntawe uzabituvanamo. Ariko akibagirwa ko masezerano basinye i Washington handitse neza ko yarabisinye, handitse neza ko ingabo ze zigomba kuva ku butaka bwa Kongo, ndetse bikaba bijyana n'icyemezo 27/73 ryatowe n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Ibyo byemezo kereka niba yibagirwa vuba, cyangwa se niba atajya asoma ibyo abadepite bamuha kugira ngo abisinye, kuko mu mategeko abadepite batora harimo n'amasezerano binjiza mu mategeko agahinduka nk'amategeko, baba ibyo bavuga kuratifiye, ni ukuvuga kwemeza burundu. Donc amasezerano runaka yasinywe hagati y'u Rwanda n'ikindi gihugu cyangwa se na organization n'iyi, noneho kugira ngo bemezwe akurikizwe, inteko igomba kuyatorera. Ibyo rero ngira ngo yaba yarabyibagiwe, yibagirwa ko ari ibintu byangombwa. Aremera ko bajya basinya i Washington, ariko akirezervira ka Doha, kavuga ati Doha muri Katari ntawe uzahanyambura, kubera ko niho izo ngabo ze zarwaniraga mu mishyikirano. Kuri Kagame yahisemo kuyatambamira, kubera ko nyine ni kamere nyine, ibintu by'amanyanga, ngira ngo nta muntu utabimenyereye kereka abadashaka kubyemera, bariya bari mu murongo we. Ariko bazi neza ko ibintu byose, kuva abantu bose birirwa bahandura ibintu byagiyemo manyanga, ndetse rimwe na rimwe akabemera ati ibyo twarabikoze nyine, kubera ko tuba tubibona. Arababeshya ngo babone icyagira neza akamaro igihugu, ariko amfite baravuga icyamuha ibintu bikajya mu mufuka we, cyangwa se ugakomeza ubutegetsi bwe. Icyo gihe rero urebye abo muri FPR n'abo bashyira mu butegetsi, bagomba kwemera iyo mitegekere irimo amanyanga, nta na rimwe abitezukaho. Ubundi biriya bintu byashobora kuba batakibikoresha iyo bagenda bavuga bati tugomba kujya mu buryo bwo kuyobora igihugu nk'uko ibindi bihugu biyoborwa, ariko ntibari bagera kuri iyo nivo. Ntabwo bashaka kuyijyaho, bashaka kuyobora igihugu mu manyanga yabo. Bibarimo ni uko bameze, ntabwo bashaka guhinduka, kubahindura kire kubavanyeho.
Donc, ibyo rero nibyo bituma ibyo bemera babishaka ahantu hose, kabone niyo byari amasezerano eh, arenze igihugu cyabo, bashyiramo ku kantu k'umutego. Muribuka ko mu gihe cya mbere nyine Nduhungirehe baramwemerera arasinya, ariko kuri ubu bwa kabiri mwabonye imbogamizi zajemo ziti zatangiriye kuri uriya wayasinye ku 19 z'ukwa karindwi, avuga ati ngewe mu byo nasinye ntabwo nemeye ko ingabo zacu zizava aho zafashe, no kuvuga umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu. Batese bishoboka bite ko amasezerano bavuga ko nta kirenge cy'umusirikare kizaba kiri ku butaka bwa Kongo, none wasinye ibintu utemera? Ati ibyo ntabwo birimo. Abantu bakagira ngo ni ugukina, ndetse batangira kujya babiganira. Bamwe birumvikana ko Kagame bamuhamagaraga bamwibutsa inshuti ze zamushyize ku butegetsi, barimo Abongereza, barimo Abanyamerika, ariko cyane cyane Macron yaba arimo kumuroha. Perezida Macron we amuri iruhande kugira ngo amurohe, kuko arimo kugira hagati aho ntari nakomeza. Nibutsa kandi kantu nagomba kuba natangiye mbabwira, nuko Perezida Ruto wa Kenya, ubu byari biturutse ku kuroha. Perezida Ruto wa Kenya yashyize abantu babiri bagomba guhagararira igihugu cye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Uwa mbere we biremewe, ariko uwa kabiri yateye muzunga Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kubera iki? Kubera n'umuntu yanomye i Goma. Donc Perezida Ruto wa Kenya yanomye umuntu uzashingwa ibikorwa by'ubucuruzi, ubundi mu mazina meza babita ba consul. Consul ni umuntu gukora akazi kameze nka ambassadeur, ariko cyane cyane akaba yibanda ku byerekeye ubuhahirane, mu byerekeye ubukungu. Niwe yanomye rero. Murumva, ntabwo wambwira ko Perezida Ruto yabyutse yahumye mu mutwe ku buryo atazi neza ko ibyo bintu ari provocation, mu buryo bwo kubwira Tshisekedi ati ngewe nemera ziriya nyeshyamba zafashe kiriya gice. Nicyo bivuga. Bakubitiraho ko n'uwitwa Nanga ajya gutangiza iriya AFC, Alliance Fleuve Congo, yayitangiriye i Nairobi. Nabyo byarasakuje cyane. Ruto yitwaza ngo ari muri demokarasi. Uri muri demokarasi ugaha flow, ugaha imvugiro abantu barwanya igihugu, mwitwa ko munahuriye no mu muryango wa EAC. Urumva byumvikana. Abantu bagumye kubyihorera. Ngira ngo abanyekongo bakomeje kumureba bavuga ati uyu muntu afite indimi zirenga ebyiri, ubu noneho yagize 3, kuko kohereza umukonsul i Goma bingana no kuvuga ngo nshyizeho ambasaderi babiri mu gice cyemewe cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kontrolwa na Tshisekedi, n'igice kitemewe gikontorwa na ba Kanyuka na Bisangwa na Bisimwa na ba Makenga. Abo ngabo barimo kujyana ku mutwe w'iterabwoba. Nicyo bivuga, nta kindi. Ibyo yenda tubicumbike. Ndizera ko Kongo, kandi nigeze kumva, sinari nakurikirana neza, ndaza kubikurikirana neza, sinabwira ikintu cy'igice bavuga ko Kongo yari yarishije. Birumvikana ko itagomba kuba yishimiye ibyo bintu, igomba kugira icyo bivugaho. Alors, bikaba bigaragara ko Kongo na Kenya bifite intambara, nubwo iteruye, ariko ni intambara yatangiye kera, twarayibonye. Muribuka igihe bari guherezaga abasirikari bo gusa nk'aho bahagarara hagati y'ingabo za M23 n'ingabo za FARDC. Icyo gihe zari ziyobowe, izo ngabo zari zahagaze hagati, zari ziriya za EAC, zari ziyobowe n'umujenerali wo muri Kenya. FARDC baravuga ati ntabwo uyu mujenerali akora akazi ke, icyo akora ni uguha umwanya abaturwana M23 bagatera intambwe bakaza imbere, bakajya gufata za minore zacu, mbese bakadutera mu birindiro byacu. Ibyo Tshisekedi yagombye
guhura nawe i Rwanda amwuka inama aramubwira ati uzapfa uzazinga akarago ugende yaragiye. Urumva ko nayo ni ikintu washyira kuri iyo active ya Perezida Ruto yerekana ko nawe atari umunyamahoro. Kandi ikindi kirenze byose ni uko ameze nk'umugaragu wa Kagame. Kubera iki? Buriya Ruto mu baperezida ba Kenya ari mu bantu bameze nk'abacuguritse bakurikira amafaranga. Kuva kera byari bizwi, donc ntibitangaje ko yarabonye umwanya wo kuvuga ati mbonye nanjye aho abantu bagenda bagakama cyangwa se bagakikatira ku nzovu yaguye ariyo Kongo, nanjye ngomba kuvanamo ibyanjye. Ari muri iyo muvansi yo kwivaniramo ibye. Niyo mpamvu rero atanguranwa agashyirayo. Urumva ko uwo muntu uzayoherejeyo uwo mukonsiyo agiye kugira yumvikana na abari bo muri M23 bashyira abayobozi, noneho biga amayeri ukuntu bajya bakura nabo za minore bazijyana. Si uko azababwira Ruto babwira ati ngiye nk'igihugu nzajya mbavuganira, mubona ko njya muri Amerika nkajya hehe nzajya mbavuganira. Ibyo bintu barabyemera abanyekongo, kuko nibazababwira bariya bananga. Nabaha urugero nigeze kurubaha ko uyu Mitaro uherutse kwitaba Imana twajyanye muri Kongo mu gihe cya RDC cya RCD plutôt RCD Goma. Twajyanyeyo ngenda umukozi ngiye gukurikira ibyo n'intwaya n'amafaranga yayo twatujyanyeyo. Bambe yashobora kudutunga aho ngaho i Goma minsi 2, hanyuma tugafata n'ubwato tukava i Goma tujya ku Kibuye. Hari umudepite wo muri Parlement Européen wari wabikoze ku giti cye, ariko yabikoze ku giti cye, ntabwo yabikoze atumwe na Parlement Européen. Nicyo kintu cyantangaje. Utubizi gute? Mbizi kubera ko Biruta yarambwe ngo nijye kumwakira igatuna, ubona atari officier na gato. Ndagenda mwakira n'umugore we, ndabazana jya kwacumbikira kuri Milikoline, hanyuma mbakora gahunda igihe tuzagendera tujya aho ngaho i Goma. Yewe no mu nama zabo nagiyemo, noneho nta jambo nari mfite ryo kuvuga, ariko narakurikiraga ku buryo ibyo bavuze byose nari mbizi. Baragiye arabihererana, nibyo nashaka kugaruka. Arabihererana abizeza ibitangaza azakora ngo Union Européenne ikabafasha, ariko byose byarangiye RCD ishwanyaguritse igiye. Donc nta kintu yabashije kubafasha. Ni kimwe na Ruto ashobora kubihererana ko ati mwebwe M23 muhumure, ndi perezida w'igihugu nzavugira iruharankaka, nzavuganira iruharankaka. Ntihavuga umugabo umwe havuga abagabo. Nkeka ko ari muri ubwo buryo, ariko ndizera ko Tshisekedi n'ikipe ye babibona, bafite ukuntu bazabishyira mu buryo. Twari tugeze nyine kuri biriya byerekeye inzitizi zo mu masezerano. Inzitizi zo mu masezerano urabona ko iya mbere igaragara ni ukutavana abasirikare b'u Rwanda muri Kongo. Ibyo Kagame yarabyangiriye. Ahubwo aho kubavanayo agenda bongera bakanamubwira bati turababona bagenda. Vidamo bya bindi yibagirwa ko ikoranabuhanga rimugaragaza n'abasirikare bagiye, we akora nkaho agikora bya bindi by'inyeshyamba, azi ko ngo nibambuka nabo babona. Babona nicyo kibazo. Icyo ni kimwe. Ikindi, kurekera AFCM 23 mu bice yafashe. Icyo ni ikintu ejo bundi basinye i Doha mu mbanzirizamushinga, mu mbanzirizamasezerano, bagisinye ko igomba kurekura ibice yafashe, ariko baranze. Ikindi ni ukubeshya ko Kagame abantu be bahavuye, ariko noneho akaba ngo ateganya, aravuga ko azareba ukuntu abeshya ko abantu bahavuye, noneho agateganya guhimba irindi zina abifashijwemo na Kabila. Byaba ngombwa icyo gikunda azaba ahimbye cya gatatu akajya Kabila akaba ari ukiyobora. Murabizi ko ariko byakunze kuba. RCD navuga iyo ngiyo yaje guhindukamo CNDP ya Laurent Nkunda,
ihindukamo M23 ya Bantaganda bamaze gufata Rurankunda, hanyuma yongeye yiburutse ize yari ya Makenga M23 ya kabiri. Donc nibyo bahoramo byo guhora bakora imitwe y'iterabwoba. Kagame niko abikora buri gihe, ari yirosika ashyiramo abandi bantu bashyashya, nibyo rero bateganya ko bazakora. Ariko nkaba ntekereza ko ahangaha Kagame azahangana na Donald Trump, bazahangana. Bon, kugira ngo wumve ko bazahangana nuko Donald Trump yabonye kiriya kintu bamukinguriye cyo kubona za minero zo muri Congo, ni ikintu gishobora gutuma abanyamerika babona ko hari igikorwa gikomeye yakoze. Ariko mwabonye ko Kagame atasinzira, na za lobbies ze yagiye ku bademokrate. Ejo bundi yagiye ku bademokrate, uwitwa Linda Sanchez ahita ashishimurira igipapuro ngo bavuga ngo wandikiye perezida ngo nibabwire amasezerano ngo baze ko yabasobanurira abadepite 51 bo mu bademokrate. Ariko ngira ngo abarepublikani babarusha ubwinshi, kandi ngira ngo ntabwo bazabyitabira cyane, kuko biragaragara ko ni za lobby za ba Clinton n'umugore we na ba Obama na ba Biden bose, donc batemera kuva kuri Kagame. Ibyo barabikoresheje, nkeka ko kuri Tshisekedi yenda bishobora kuba byaramuteye ubwoba, ariko ntabwo byamutera ubwoba kubera ko uwo bakorana ari Donald Trump, we arabizi, abifitiye igisubizo. Yenda ku ruhande rwa politike, biya byo kwinjira muri izo za lobbying ugakoresha abatanyacyaha bo mu ishyaka ry'abademokrate, byagusinziza akanya gato uri Kagame, ariko ntabwo ari byo bizarangiza ikibazo, kubera ko nubwo ari 51 bakoze izo za petisiyo bavuga ngo barashaka kwakirwa, ibaruwa yabanditse wabonaga isa nkaho batanabizi, hari ibintu bashyizemo bisa nkaho batanabyumva. Sinzi ko bihaye igihe cyo kugira ngo babyumve. Aho ngaho niho Perezida Tshisekedi agomba kureba, donc ku rwego rwa politiki agomba kureba aho ngaho za lobbying zikorwa hariya, zikorwa na Kagame, nawe pourquoi pas atakora izindi za lobbying. Hari lobbying za mbere zakozwe na Kayikwamba igihe yamaraga ari muri akanama gashinzwe umutekano ku isi, ari no muri yateraga abadepite b'u Buraya, bose yarabakonvense bafata ibyemezo. Kayikwamba ariko ntiyakora wenyine, nibashake mu bandi banyekongo babahe amafaranga bayatange. Kongo ntabwo buza amafaranga, nabo bakore lobbying. Ega kuri iyi si niko bimeze, ntabwo kuri kugitsinda konyine, ukuri guherekezwa n'amafaranga. Nibarangara Kagame agakomeza gukoresha amafaranga arimo gupompa nanone muri Kongo, bo bakavuga ngo bazagenda ukuri gusa. Ntekereza ko abanyarwanda bavugana n'ikipe ya Tshisekedi bagomba kumwumvisha ko nawe agomba gukora effort, agakora lobbying arekura amafaranga. Ibyo ni ikintu cyangombwa, kandi ntekereza ko nk'abaminisitiri nk'aba Paruku wakoranye n'inkotanyi igihe cyose yamaze ari guverineri wa Nord Kivu, wa province ya Nord Kivu, arabazi. Ubu ngubu byo barimo gutoratora, barimo guhandura, ni bariya abasirikari b'abakabiliste baha amafaranga na Kagame. Niba babikora gutyo, nibarebe nayo nabo barekura bayatange, bajye muri za lobbying muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bintu ni ngombwa kubikora. Ubwo ni ku ruhembe rwa politiki, ariko ari uruhembe rwo rukomeye rwo ku rugamba, uruhembe rw'intambara. Aha niho Kagame yumva nakomeye nyine, ntabwo biterwa nuko afite yenda ubushobozi burenze bwo kurwana, ariko biraterwa nuko yegereye terrain, ari kuri terrain. Donc abasirikare be bari muri Kongo bashobora gukora za dommage igihe bashakiye, abaturage bakarakara bakicwa bagapfa, nkuko nari maze nababwiye ngitangiye ikiganiro. Ibyo arabishoboye, ariko ngira ngo ntabwo hari umuntu ugeze kuvuga ngo aho kwiyahuzwa n'ikibazo wakiyahuraho. Aho kwiyahuzwa n'ikibazo ngo
urumva ko bishushanya aho kugira ngo wihebe uvuge ngo nta kintu nashobora, wakiyahuraho icyo kibazo ukagishwanya gusa. Nibyo bisaba rero Tshisekedi n'ikipe ye. Ni ukuvuga ko ku rwego rwa gisirikare hariya niho hantu hari faiblesse kuva kera. Urabona imyaka bamaze mu ntambara, hari ibintu yakoze ariko agomba kongeramo izindi mbaraga, agomba kongeramo izindi mbaraga n'amayeri. Mu by'ukuri yaragerageje. Byinshi tuzi neza ko abagambanyi bakiri mu basirikari be, ntagire ubwoba bwo kubafunga, ntababafunge, abakeka babafunge, basimbuze abana barangije muri ariya mashuri ya gisirikare. Umwana urangije muri iriya shuri rya gisirikare, icyamuha okaziyo yo gukomanda, yakora ibitangaza kuko bashaka no kwigaragaza bamuhaye. Nibareka bariya bana barangije ariya mashuri ya gisirikare bakomanda ingabo, biyerekana experience izazana nuko bari mu ntambara. Ariko noneho bagire gute barwane na M23 bayambutse. Icyo gihe ntabwo bakeneye no kuvuga ngo, ntabwo waba ukeneye kuvuga ngo ariko se ngo amasezerano ushatse uzayihorera. Nimubambutsa, kandi birashoboka kubera iki? Kubera ko mufite intwaro, mufite amafaranga yo kugura intwaro, mufite igihugu kiyabemereye kuzibaha no kubantrena. Ni ukuvuga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo ikibazo kindi cyaba ari iki? Evidemment Tshisekedi afite nawe ibintu by'amakimbirane imbere mu butegetsi bwe, kubera ari amashyaka menshi yabo barimo kutumvikana. Ariko ngira ngo yari akwiye kujyana n'abakunda, hanyuma abari inyuma batera ibibazo akabihorera. Icyo kintu agomba kugikora. Ikindi umuntu yavuga ni ku ruhande rwa politiki na diplomasi, hombi ikabireba byombi, Kongo ikabireba byombi, noneho ikabijyanira hamwe. Ntibavuge ngo baraprivileje igihe kimwe, nk'uko mu gihe cya Kayikwamba baprivilejaga diplomasi ko banoga irimo gutera imbere. Ariko ubu noneho hari uriya musitari abasirikari ba M23 basigayemo bagungiye, aho rero ntabwo bashaka diplomasi. Yego diplomasi yakorwa kugira ngo bajyane kuri rwa rwego rw'abateroriste, nibyo. Icyo gihe niyo bajyana kuri rwego rw'abateroriste birumvikana ko bazafatira ibindi bihano. Ariko ni ibintu ushobora kuvuga uti birafata igihe kinini, birafata igihe kinini cyane iyo utekereje za tanta Kagame amaze kukunyuzamo wowe Tshisekedi. Sinzi ko wabonye ko iyo yitumye umuntu ashyirwa murambitse, wari ukwiye kuba utekereza aho hantu, ukihutisha ngaha kuri urugamba ukareba ukuntu uhakora. Ni ngombwa. Eric Prince yakubwiye ko yabwiye Kagame amubwira ko bazabonana, ariko bishobora kuba ari amagambo. Wowe ntabwo wikwizera abantu bakubwira ngo bazabigukora. Wowe kora ibyawe kandi ushyiremo ingufu nyinshi, hanyuma nibirangiza ukagira ikipe nini kandi ishoboye, amikoro yo ntuyabuze kubera ubutunzi bw'igihugu cyawe. Uramutse byose ubishyize hamwe, ugahagarika n'ubugambanyi mu nzego zawe zose, haba mu ngabo, haba mu nzego z'umutekano, haba ndetse no mu bakozi ba leta, ibyo bintu byose byakunda. Urabona par exemple ko umuntu witwa Macron nawe ari inyuma ya Kagame. Tshisekedi wagombye kumugabaho ibitero, akagira za lobbying zijya gushwanyaguza amakuru iyo mu Bufaransa. Wabonye ejo bundi hari umudepitekazi barimo kuvuga aburanira Kongo, avuga ati niyo ntambara imaze kwica abantu benshi nyuma y'intambara y'isi yose. Kandi koko nibyo. Urumva ufite abantu dera bahita babyumva. Deploy za lobbying zijyeyo zigende zikore. Ikindi kigomba kuba ikintu mushyiraho umutima, ni ukuba muvugana na Masad Boulos. Masad Boulos ntumurekure n'isegonda n'imwe. Masad Boulos wabonye ko ibibazo yabicengeye, arabizi, kandi yabigejeje kuri ba mwana we ku buryo bwiza. Intambwe zose zagiye ziterwa no kubera Masad Boulos wakurikiranye kiriya kibazo.
nimumuha agahenge nawe mumwegere, kuko ibyo amaze gukora bibereka ko yakora n'ibindi birushijeho. Ndababwiza ukuri ko Trump rimwe na rimwe yego arabyemera kuko bimuha icyubahiro, ariko ntabwo aba abizi, ntabwo aba abizi. Donc akeneye abantu bamuha, bamukandakandira bakamwereka. Uwo rero afite ubu ngubu yizeye muri kiriya kibazo ni Bulos. Donc mumwegere, hanyuma niba ngombwa akore parlement n'abo ba lobbyiste banyu. Icya nyuma cyakorwa ni ugushaka inshuti zizewe kandi zifite igisirikare gikomeye, cyane cyane mu nshuti zo muri Afurika. Ibi nabyo ni ngombwa cyane. Donc Tshisekedi yarakwiye kugira za cooperation zikomeye n'ibihugu abona byamufasha, kuko on ne sait jamais, abantu babigiyemo neza. Urabona ko biriya bya SADC byaranze kubera ko ku bantu 16 ku bihugu 16 haje bitatu. Ndetse ubwabyo bikwereka ko hatabayemo ubuseriyo. Hanyuma ibyaje harimo nka kiriya cya gatatu hari Afurika y'Epfo, hakaba Tanzania, hakaba na kiriya cya gatatu nta ntambara tuzi kigeze kirwana. Donc urabona ko wari ukeneye abantu b'abakubisi bameze nk'uko yakoze contact na perezida wa Chad. Chad ifite ingabo zikomeye. Uwe n'umuhungu witwa Ibrahim Traore akagusagura kuba agomba kurinda bariya bamutera, byaba ari ikibazo. Niyo wajya kuri uriya wo muri haruguru ye, bariya mbese wo muri AES bakabagiraho inshuti mukareba. Urabona ko Uburundi par exemple, sinzi icyo wavuga ku Burundi. Uburundi nubwo nabwo bwari bufitemo intere kugira ngo Bujumbura idafatwa, ariko yakweretse ko ari inshuti rwose y'akadasohoka ugomba kwizera. Ni ikintu cyiza cyane ugomba gutaburaho, bityo ukaba neza wizeye ko ufite ubufasha bufite akamaro. Nkeka ko icyo kintu perezida Tshisekedi agomba kugikora mu gihe igisirikare cye kitari cyakomera cyane, ariko yizeye ko kizakomera nyine. Hanyuma ahasigaye bakareba, akagira abegera Trump, ibi tuvuga bigenda bikururuka, noneho bakabishyira mu buryo byo gushyira M23 ku bateroriste, bakayizamura bakayishyiraho vuba vuba. Nta kintu kibuze. Ibyabaye kuwa gatanu ejo byonyine biragenda byongera ku bindi. Ni ibintu byoroshye cyane. Hanyuma bakabifatira ibihano, kubera nk'uko twiye kuvuga mu kiganiro, baramutse bazamuye M23 ku rwego rwa terorisme, ko ari abateroriste, abayifasha bose, abayimunga bose bafatwa nk'abateroriste nyine. Ni ukuvuga ko baramutse bayizamuye ku rwego rw'abateroriste, Kagame bamugira umuteroriste. Ni ibintu abantu batagomba kugira gutinda kutumva, ni ibintu byumvikana. Nkaba ngira ngo inshuti bakunzi ba radiyo Urumuri na Bwakeye TV, ibi bintu turabikurikira, yego nibyo, ariko hari abo bishinzwe mbere, ariko bakenera nabyo nk'ibiganiro. Harimo abumva ikinyarwanda bagira ikintu bavanamo, ugasanga yenda byagira uko bifasha, ariko bitabuje n'abaturage bacu kumenya uko ibintu biba, kuko nababwiye ko abanyarwanda iriya ntambara barayibakinga cyane. Barayibakinga, bavuga ko nta ngabo bafite, bajya kubona akabona za cimetière zirimo kuzura, bababwira ngo nta ngabo ziri muri Congo, bajya kumva ababyeyi barimo kurira bose baborogera icyarimwe, ati abana banjye bashize. Ariko kubera ko babategetse ko bagomba kwiyumanganya, bagashirira imbere ngo intore ntiganya, ishaka ibisubizo, bagashaka ibisubizo biheba, bakicara bagaceceka. Ariko abanyarwanda bagenda babyumva, kuko mwabonye neza ko biriya bintu byabo byo kubaha biriya biryabarezi birirwa bavuga ngo bafite za YouTube zigira
ni uburyo bwo kugira ngo batagira ahantu bavana information, barazitinya bavuga ati niyo mwumva information bakamenya uko ibintu bimeze, ntawamenya. Hari ubwo ejo bundi bajya gutya ukabona mu gitondo barahagurutse bavugije induru. Donc tugomba kugira ukuntu tubikurikirana. Reka ndebe niba hari commentaire mwashyizeho imbere y'uko duhagarika ikiganiro. Ndebe niba ariko mfite umuriro mukeya cyane ku buryo reka ndebe ko nasoma bikeya. Okay. Oh no, sorry. Bagiye kuri gaketi batariyo. Okay. Well, let me see. Voilà. Alors, bagenzi bacu rero bakurikiye, hari Rukundo Calixte aravuga ati Bwana Senga, imitwe yose irimo RDF, M23 na ADF hamwe na Red Tabara yose ikorera inyungu za EAC na AU. Batwambika igitambaro mu maso, ariko utabizi ni impumyi, ni igipfamatwe. Okay. Urukundo Calixte agakomeza ati nta kindi cyabirangiza usibye gukangurira urubyiruko rwa akarere kwinjira mu ntambara yo kubohora akarere kacu, ko karakunzwe cyane. Abazungu barashaka guca kuri Kagame bakatwambura gakondo zacu. Akongeraho Rukundo, niwe uyu munsi wakoze cyane Rukundo. Uriya General Kabarebe nta rugamba rw'amasasu yarwanye, ahubwo yarwanye urugamba rwo kubeshya no kubeshyira bagenzi be, na Kitona bamubeshyira ngo yarwanye, ni ibinyoma yarahagarariye peka Kagame nyine mu bujura. Bwana Senga, ndanenga ababyeyi b'abahutu bahunze u Rwanda, bohereza mu Rwanda abana babo kujya kuzozwa ubwonko na General Kabarebe. Ingaruka bizabyara muzazakiza amaboko abiri, ntibazatinda kubibona. Urakoze Bwana Calixte Rukundo. Reka mbere kuri iki cyanyuma effectivement nyigireho commentaire. Iki cyanyuma uvuga uti birababaje kubona ababyeyi bahunze bohereza abana babo. Ese babohereza gute kuko babizeye? Kohereza abana baramutse banapfiriyeyo niwe waba ubishe. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, ntabwo uzi neza icyo bazahindukirana bafite mu mutwe. Nawe ushobora kujya gutya ukabona ntabwo wabituza, kubera ko barabanda gutirina cyane cyane bibarenze, ku buryo wajya gutya ukabona wakoze igikorwa nawe bakakwica. Uba wigira nabi cyane, uba wigira nabi. Ni ibintu rero bibabaje, abantu bagomba kubisubiramo bakareba icyakorwa. Ikindi umuntu yavuga ku byerekeye ibyo Rukundo yaratubwiye, iriya mitwe yose, quelque part ufite ukuri. Iriya mitwe kugira ngo bacukure, amakompanyi menshi yagiye ashoramo amafaranga. Byinshi kuko iyo urebye ni ya Kagame, Paul Kagame yakoreshwe n'ariya amakompanyi yarimo kwiba buriya butunzi. Ibyo rwose ntacyo wibeshyaho. Ariko noneho kuva bizwi icyagomba gukorwa, iriya mitwe yo bakubise umushumba intama zatatana. Ngira ngo urumva icyo mvuga. Ni ukuvuga ko Tshisekedi na Trump bagomba kugera kuri iyo nivo, bakareba icyo bagenera umushumba w'iyo mitwe yose. Niba bigeraho byose bizaba bishobotse. Ahangaha ndatekereza rwose ko ibyo uvuga ufite ukuri. Hanyuma urongera ukavuga uti sorry, ndumva byose twari tubinyuzemo, kuko icyari gikomeye ni ukumvikanisha d'ailleurs ko biriya by'uko
iyo mitwe ari Union Européenne ariko yenda icyo twarangizaho ni uko Kayikwamba yari yabashije kumvikanisha ko, kandi ngira ngo mwarabibonye, muri Union Européenne batoye bahana ariya mabuye y'agaciro yerekanwa n'u Rwanda, batoye bahana ziriya za koro bari bagiranye, bari batoye bemeza ko iya Union Européenne igomba kugira gute kureka gutanga uruhushya cyangwa se gushyigikira ubucuruzi bwa Kagame bw'amabuye y'agaciro. Bikaba rero bigaragara ko baramutse bakomeje aho ngaho Kayikwamba bagira ikintu baramira. Niyo mvuga ko iyo diplomasi yabo bagomba kuyorenta kuri urwo rwego, ahasigaye ibintu ni gahoro gahoro bien sûr, ntabwo bavuga ngo ejo bizatungana, ariko bikajya mu nzira abantu bavuga ati birimo gutungana. Kubera ko iki kintu cy'icyuho kimaze iminsi dutegereje ibintu bya Doha bituma abantu barambirwa. Bituma abantu barambirwa bagatangira guta icyizere, kandi abaturage barimo gupfusha abantu nk'ariya, urabona abantu bapfa. Ngira ngo intambara twayinyuzemo twese, iyo abantu bapfa ikintu kiba kibahanta mu mutwe wabo, babibaza ati ese ejo si jyewe. Umuntu uri muri ubwo buryo bwo gutekereza aba yoroshye, n'indwara zimuzamukiraho, kubera ko ubuzima bwe, umubiri warekuwe, cyane cyane ko yari muri ziriya nkambi, nta byo gufasha umubiri yaba afite. Nta byo gufasha umubiri afite, abarya nabi, ndabona indwara zirabasonga. Ariko noneho uzi ko iyo udafite intungamubiri ngo ugaburire ubwonko bwawe, no gutekereza urabireka. Ibyo rero nkaba ntekereza ko rwose Perezida Tshisekedi yari akwiye gukora uko ashoboye biriya bintu ibya Kagame byose arimo kwigira amagwandi. Muramwumva ngo ejo nababwiraga ko ejo cyangwa ni kuwa kane agaragara mu Bufaransa, nyuma bavamo akajya muri Itali. Urabona ko we arasa nkaho yigira nk'udahari, ariko abakozi be barimo gukora. Ababahamagara buri kanya ati mukore ibi ngibi, mujye n'ahandi mwataka ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ikibazo gisigaye, niba mudashobora, hari uburyo bubiri. Hari guhera ku mutwe mugana hasi, cyangwa se guhera hasi mugana ku mutwe. Guhera hasi mugana ku mutwe ni gute? Ni ukuvuga kurwanya izo ngabo mukazijugunya hanze, ibyo byashoboka. Noneho guhera ku mutwe mugana hasi ni ugufata uwo nyir'ingabo, uwo uzikoresha we agatangira. Muribuka ko bavuga ko bamukoreye urupapuro umuzungu nakurikira, ariko nsanga nta hantu bigana. Bavuga ngo bamukoreye urupapuro rwo kumufata ngo uriya CPI, ntabyo, nabonye nta hantu biva, nta hantu bijya. Ariko rero igihe kizagera cyari gikwiye no kuba kirimo kurenga barumukorera, kubera ko ntahataniye na ba Charles Teros, ntahataniye na Charles Teros wajyanywe Irahi. Ni ibintu byoroshye cyane, nuko ndeba barabijenjeka. Bari bakwiye kubiha umwanya nyawo. Nubwo Trump afite ibintu byinshi arimo kuzambya hano iwacu, yari akwiye kugira n'umwanya areba hariya hantu bagize amasezerano, kuko aya masezerano na Amerika, arashyira Amerika ku mwanya wa mbere. Ibyo ntabwo agomba kubyirengagiza. Ariko kugira ngo ayabone, ayo mabuye acukurwe neza, ni uko ashyira umutekano. Umutekano nta kindi, ni ukwemeza bagashyira, niba adashaka ko n'ingabo, kubera ko abaturage bacu tudashaka ko ingabo zacu zijya kurwana, abakeneye amafaranga barwane ni benshi. Nabwire ingabo runaka baziha amafaranga urebe ko zitarwana, zizarwana. Ni ibintu byoroshye cyane. Natinze rero, nagira ngo rwose mbashimire abo twabanye. Ubutaha ku abo kuri Bwakeye TV
ikiganiro muragikurikira ko ndaza kugishyiraho nubwo kitaba ari live ariko murakibona, hanyuma tuzakomeza ubutaha. Ndumva nta kibazo gihari. Reka rero mbasezereho, bifurize umugoroba mwiza, hanyuma tuzakomeze ubutaha. Murakoze cyane.